kubasuhuza mwebwe mukomeje kutwumva no kudukurikirana kwaba official. Ngewe ni Anita Iradukunda. Nkuko twakomeze tubisabwa n'abakunzi bacu, tugiye kurebera hamwe impamvu zituma abakobwa bava mu rukundo byihuse cyangwa byako kanya batabimazemo kabiri. Bahungu benshi bakunda kwibaza ese ni kubera iki abakobwa mujarajara mudashyira umutima hamwe muhora mwiruka mu basore. Ahangaha tugiye kurebera hamwe impamvu zishobora gutuma umukobwa gusiga mu rukundo kandi aribwo mwari mugitangira, bikaba byaba intandaro yo gutuma ibintu benshi muri iyi minsi cyangwa couple nyinshi zitakizerana mu rukundo zivuga ati anytime umukobwa yansiga mu rukundo kandi aribwo tugitangira. Intangiriro z'urukundo nizo zigaragaza icyo urukundo rwubakiyeho ubwarwo, koko nimba ndetse rufite amahirwe yo kuramba cyangwa niba rutazatera umutaro cyangwa rutazatera kabiri. Hari abakobwa muganira bakakubwira ko bahisemo kureka gukundana n'abahungu babo cyangwa n'aba boyfriend babo runaka kuko hari ibyo batabonaga bitagenda neza kandi mubano wabo ukiri mu itangiriro aribwo bakibyinjiramo ibintu bya relationship. Nifashishije urubuga Elcrema rwagaragaje amwe mu makosa ashobora gukorwa n'abasore cyangwa amakosa akorwa n'abasore mu ntangiriro z'urukundo, bikaba byatuma abakunzi babo bahitamo kubivamo kandi ntaho biragera bitaramara kabiri. Aya makosa niyo abahungu benshi bakunda mubano wabo n'aba girlfriend babo ugitangira ugasanga bihise birangira, hanyuma bagatangira guca imanza avuga ati uyu mukobwa ntashobotse, abakobwa b'iminsi ntibashobotse. Ariko reka turebere hamwe amakosa amwe bw'abahungu kunda gukora mu ntangiriro z'urukundo bigatuma umukobwa guhunga byihuse bidateye kabiri. Ikintu cya mbere abahungu mukora nk'amakosa ni ugushyira imibonano mpuzabitsina ku mwanya wa mbere mu rukundo. Icyo nzi cyo nuko nta mukobwa wifuza kujya mu rukundo rushingiye ku mibonano mpuzabitsina gusa, no way. Ugaragariza umukobwa ko icyo ushyize imbere ari ukuryamana nawe gusa bizatuma bifata nk'aho ari cyonyine kikugenza, ariyo intention yawe y'urukundo. Ahangaha ntago yabitindamo, nawe urabyumva. Gutekereza ko wifuza wowe nk'umusore kumugira igikoresho cye cy'imibonano mpuzabitsina bituma agira ubwoba ndetse bigatuma ahitamo no guhagarika umubano wanyu byoroshye by'ako kanya. Rero abasore mugerageze mwihangane ibintu byo gushyira sex imbere kandi bireze cyane muri iyi minsi, ugasanga nicyo kintu kiri imbere ndetse mukabikoresha nk'iturufu ndetse n'iterabwoba rivuga ngo nutampa ndagucika ndajya kubishaka ahandi. Ahangaha ndakubwiza ukuri ngo nushyira sex imbere ntabwo urukundo rwanyu ruzatera kabiri pe. Ikindi cya kabiri gishobora gutuma umukobwa ahita ava muri relationship aribwo mwari mugitangira, iyo we nk'umuhungu ufite abandi bakobwa benshi utereta. Buri mugore cyangwa umukobwa wese aba yifuza kumenya ko umugabo bakundana nta wundi muntu bamusangiye cyangwa nta wundi muntu uri ku ruhande ugomba gutuma nyine yumva adatuje. Gutereta abandi bakobwa rero by'umwihariko mu ntangiriro z'umubano wanyu we n'uwo mukobwa muri kumwe mu rukundo bituma atekereza ko utari seriye, utamwitayeho ndetse utanamwitaho bihagije ku buryo wagumana na wenyine. Gutereta abandi mu gihe nta minsi myinshi iracaho mutangira urukundo rwanyu cyangwa mutangiye gukundana bizamwereka ko nyine ukunda abagore muri rusange, nyine ukunda abagore cyane kuruta ibindi. Ibingibi rero byo kuba ukunda gutereta abakobwa benshi caha bizatuma umukobwa mwari mutangira urukundo navuga ko rwa seriye, ibi bizamukururira guhita bivamo vuba vuba rwose bimworoheye. Bivuze ngo gerageza nimba udetinze umukobwa umufokasingeho, ureke kwirirwa wiruka mu bakobwa wagiye aha. Ahangaha azabifata nkaho utari seriye muri relationship, ibi bimukururire kugusiga mu rukundo kandi aribwo mwari mugitangira. Ikindi cya gatatu, uramucunga cyane ugakabye. Erega se ninde wifuza kugenzurwa 100%? Tureke no kuvuga wenda ngo muri mu rukundo ntiwamubyaye. N'ababyeyi bacu baducunga cyane baguhozaho ijisho ubona bikubangamiye. Ahangaha rero girlfriend wawe rega ntago ari umwana, usanga umucunga ntago ari byiza. Ko yaremeye ko umukunzi wawe no kugira umubano wihariye nawe ntibivuze ko ugomba kumucunga nk'umukunzi wawe. Oya, nta nubwo ari igikoresho cyabuha amategeko uko wiboneye. Nowe umukunzi wawe ni partner wawe, niwo mugomba kuganira, ntago ari igikoresho cyawe. Ntabwo ari buri mukobwa wese ushobora kwihanganira umusore umucunga cyane ndetse akamuha amategeko akabije, imirongo ngenderwa no.
nta mukobwa ntekereza ko bikunda. Hari ubona rero we atazabishobora, abona atazashobora gukurikiza ayo mategeko yawe n'amabwiriza washyizeho mu rukundo, akagusiga agahitamo kwigendera, kandi ubwo umubano wanyu wari bwo wari ugitangira. Si tuvuge no ku bakobwa gusa, n'abahungu namwe murabizi ntabwo mukunda abakobwa bakontorora cyane, wagushyizeho ugapuresha aho byagenze gute ngaho byagenze gute. Ibi ngibi nabyo bishobora kuba intandaro y'uko umukobwa ashobora guhita gusiga muri relationship kandi aribwo mwari mugitangira. Ikintu cya kane twavuga gishobora gutuma umukobwa agusiga mu rukundo kandi aribwo mwari mugitangira, ntuha agaciro ibyiyumvo bye cyangwa ibyiyumviro bye. Nyine feelings z'umukobwa ntabwo uzumva, ntabwo uziha agaciro. Ni hahandi erega twese dukenera care, ikiremwa muntu niko turemye. Ntago nunyereka ko utanyitayeho, ntuwumva byibura ntuma umwanya wawe ngo unyumve, ibi ngibi ntabwo bizatera kabiri. Usobanukirwa no guha agaciro ibyiyumviro bye bimugaragariza ko wowe nawe muhuje koko, akavuga ati uyu muntu niwe wanyawe, niwe duhuje, niwe wanjye, kuko uramwumva. Iyo utabasha kumwumva ndetse ntugaragaza n'ubushake bwo kubikora, bituma atekereza ko nta bushobozi bwo kugirana nawe umubano mwiza urimo no guha agaciro ibyiyumviro bye kuri buri kintu cyose. Ahangaha gerageza wumve, umuha time yawe, wumve se yiyumva the feelings ze, uzumva uziha agaciro nkawe nk'umusore nyine, kuko mugiye mu rukundo rega. Icya gatanu, ibintu by'aba ex. Ahangaha turabyumva cyane, burya aba ex bica byinshi, hari byinshi cyane baza bagahuhura pe, turabizi. Ingingo ya gatanu igikunda gutandukanya couple nyinshi, cyane cyane iyo zitangira, ugasanga umuntu mwahoze mukundana ntarakuvamo, uracyashaka guhora umuvuga. Ibi ngibi bita byisha umubano wanyu. Guhoza uwo mwigeze gukundana mu biganiro byanyu, igihe mu kiganiro utangira kumugereranya nawe, ugatangira kuvuga runaka yari ameze gutya, mu rukundo rwanjye rwose byari bimeze gutya. Ahangaha nta mukobwa n'umwe binezeza, no. Kimwe mu bintu bibabaza cyane kandi bishobora gutuma umuntu mwakundanaga mutandukana kandi aribwo mukinjira mu bintu by'urukundo, ntuguhoza mu kanwa nyine wa mu ex wawe. Iyo uri umusore rero ugahora uvuga mu mukobwa mwigeze gukundana kandi uri kumwe n'umukunzi wawe mushya aribwo mukiginjiramo, nta yindi message bimuha, nta bundi butumwa bimuhereza uretse kumubwira yuko nyine ntago arakuvamo, ntago uramwibagirwa wowe. Kandi ibi birababaza pe, birababaza. Ibi ngibi bihita bimukururira kuvuga ati ntago aramuvamo, why not batasubirana. Ahangaha bigatuma yatekereza ibindi bintu, bishobora gutuma afata umwanzuro ubwe wo kubivamo, kuko aba afite ubwoba ko ushobora gusubirana anytime, mu gihe kandi mwe mugitangira urukundo. Kandi intention y'umukobwa winjiye mu rukundo by'ako kanya, abizi neza ko ufite umukobwa mwakundanaga, intego ye bari iyo kukwibagiza uwo mukobwa mwahoze mukundana. So guhora rero umugarura mu biganiro byanyu, umuvuga kenshi bishobora gutuma umukobwa abona ko you are not serious muri relationship nshyashya mutangiye. Indi mpamvu ishobora gutuma umukobwa gusiga muri relationship kandi aribwo mukibitangira, azi inyuma muri gahunda zawe. Iyo utitaye ku mwanya n'agaciro umukobwa mukundana afite mu buzima bwawe, bituma umufata ko wishakiye, ntumushyire imbere mbese muri gahunda zawe zose, nyine ntawe priority yawe ya mbere. Kandi abakobwa twese niko dukunda, abagore bose niko baremwe, babumva nyine ku mugabo bakundana niwe wakabaye azi imbere, niwe wakabaye amahitamo yawe ya mbere. Abagore iteka bifuza kuza ku mwanya wa mbere mu buzima bw'abakunzi babo uko byagenda kose. Iyo muri mu ntangiriro z'urukundo rwanyu ukamugaragariza ko atari ingenzi cyane cyangwa atari we wa mbere mu byo upanga mu buzima bwawe, ahangaha bimwereka ko nyine ntabwo uri uwanyawo kuzabana nawe, reka nta nubwo mwakomezanya. Nimba koko uri umusore wifuza kubaka umubano uhamye n'umukunzi wawe kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanyu, irinda aya makosa pe, kuko arasenya cyane, ntago abona yuko uri seriye. Gerageza wirinde aya makosa dusa nk'abavuze hejuru na 6, gerageza uyirinde. Ntago twakirengagiza yuko communication iteka ryose itagenze neza mu urukundo ruraba. Akenshi iyo urukundo aribwo rugitangira usanga umuha umwanya, ariko mwagera hagati ugasanga yataye murayitakaje. Bimenyereza umuntu ikintu utazakomeza kumuhereza. Nimba uvuga ngo mu cyumweru ndamuvugisha rimwe, witangira cyane, nyine umuhamagara cyane, kuko uri gutereta ari bugitangira. N'ubundi nimujyana no hagati, nimukomeza urukundo rwanyu, mujye mukomeza muganire cyane.
ibi bizabafasha. Rero basore murekeraho kugenda muvuga ngo abakobwa barataruka hirya no hino, ariko mugerageze mwebwe mwirinde aya makosa. Iyi ni Baba Official, ngendi Anita Iradukunda, ndabakunda cyane.